Ndagusuje wowe wahisemo kubana natwe uyu munsi, ukaba ukomeje kandi gukurikira ibiganiro bica kuri YouTube channel y'Ibaba Maquillage. Uyu munsi tugiye kugaruka ku myambarire ariko turibanda cyane ku basore. Ibyo twaguteguriye tugiye kurebera hamwe ibintu umusore ashobora gukora akagaragara nk'umusore. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga umuntu mu ndimi z'amahanga bavuga uri miskira cyangwa se ufite amatuza, wo wateruye n'ibindi nkabyo, dore ko abasore benshi bakunda kugaragara gutyo. Uyu munsi rero turakubwira bimwe mu byo wakora, bimwe mu byo wakwambara bigatuma ugaragara uko kabone n'ubwo rwose waba utarateruye ibyo byuma byo muri gym cyangwa se warakoze siporo zihagije. Ikintu cya mbere duhereyeho ni ukwambara imyenda yijimye. Burya imyenda yijimye aho iva ikagera ikugaragaza nk'umuntu munini. Iyo wambaye ibara ry'umukara cyangwa se irindi bara ryenda kwijima, bituma umuntu wese ukubonye abona uri umuntu munini. Cyane cyane aha ngaha ho uba ugomba kwambara umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, ariko ukareba ko ipantaro iba ikwegereye umupira usa nk'ukurekuyeho gato. Ukurebeye kure wese abona uri umuntu w'umusore usa n'uwagiye muri gym ndetse wateruye ibyuma cyane. Niba rero nawe ushaka kugaragara nk'umusore ufite amatuza cyangwa se wateruye ibyuma cyane, hitamo kwambara amabara y'umukara yijimye cyane kurushaho kurenza kwambara amabara akeye. Icya kabiri umusore agomba gukora niba ashaka kugaragara nk'umusore ufite agatuza wateruye, ni ukukwita kwambara imyenda ituma hagaragara ibice bimwe na bimwe by'umubiri we. Aha ntabwo tuvuze kwambara ubusa, ahubwo ni ukwambara udupira duhinnye amaboko cyangwa se dufite utuboko dutoya ku buryo agaragaza ukuboko kwe. Niba wambaye umupira w'amaboko maremare, gerageza uwuhinire hafi y'aho inkokora igera kugira ngo umuntu wese nakubona abona ako gapira kakwegereye, bityo ukuboko kwawe kuragaragara cyane. Ikindi, wirinde kwambara imyenda igufashe cyane, ahubwo wambare imyenda isa nk'ikwegereye ariko nanone ite kuri kwe bikabije ku buryo kureba wese abona hari ukuntu mu nda yawe hameze. Ndetse ikindi, wirinde kurya ibiryo bigutumbisha mu nda, kuko uko mu nda habyimba niko urushaho kugaragara nk'umuntu n'ubundi udaterura ibyuma. Ikindi cy'ingenzi ugomba kwibuka tukiri ku kwambara udupira, ni ukwambara udupira dufite udupesu hejuru. Buriya imipira ifunganye ntabwo ushobora kukugaragaza neza uko uri, ariko udupira dufite udupesu hejuru dutuma umuntu ahita abona ko agatuza kawe gasa nk'akabyimbye, bityo ukamera nk'umuntu ufite amatuza cyangwa se uwateruye ibyuma. Ikindi ni ukwambara amashati afite imirongo itambitse cyangwa ihagaze ndetse y'amaboko magufi. Aha ngaha uzacunga kubona ko abasore bambara udushati dutoya tw'amaboko magufi kandi dusa nk'utubegereye, bagafungura igipensu cyo hejuru, baba basa nk'abasore bateruye ibyuma. Uramureba ukabona ni umusore pe. Bityo rero nawe wumve ko iki ari ikintu cy'ingenzi. Niba utagiraga agashati k'amaboko magufi ariko gaciyemo imirongo, ibi ni ingenzi, ugomba guhita ubikora. Ikindi gikurikiyeho ni ukogosha ubwoya bwo ku maboko. Uzacunge neza abasore bajya muri gym benshi baba baratereye ibyuma, uzasanga abenshi baba nta bintu by'ubwoya bafite ku ruhu. Niba ufite ubwoya bwinshi ku maboko ubukureho, niba ufite ubwoya bwinshi ku maguru ubukureho, ahubwo wisige amavuta. Bityo rero umuntu uzajya ukubona akabona uruhu rwawe ruroroshye, nta bwoya bwinshi buriho, azakubona nk'umuntu ufite umubiri kurusha wa wundi ufite ubwoya bwinshi ko agaragara nk'unanutse. Ndetse biba ingenzi niba ufite ubwoya no ku nda nabwo bukureho, bityo umukobwa uzakureba azabona ko ufite umubiri wakoze kurenza wa wundi utarigeze ufata n'umwanya. Ibi ni byo bintu by'ingenzi umusore yagakoze akagaragara nk'umuntu wakoze umubiri. Muri make wagiye muri gym uterura ibyuma, nyamara bitabasabye ko yaba yaragiye muri gym.